Nongeye kubaha ikaze ahantu tubona ko uyu muyoboro. Ubushize twarebye amagambo y'ikinyarwanda ahora mu bumwe. Twari tubikomoye ku cyitwa twe twabonye ku magambo y'ubumwe n'ubwinshi bw'amazina rusange. None nyuma yo kureba ubumwe n'ubwinshi bw'amazina rusange twasanze hari icyitonderwa. Nyuma yo kumva icyitonderwa tubona ko hariho amagambo ahora mu bumwe. Nyuma yo kubona ko hari amagambo ahora mu bumwe, nabasezeranyije ko nzanababwira amagambo ahora mu bwinshi. Reka mfate aka kanya nshimire wowe wamaze gukora subscribe, tukaba tubana buri munsi. Gushishikariza like ndetse ukanasharinga abandi kugira ngo babashe kubona ibyiza nawe waba wabonye. Reka tundi dusubiremo icyitonderwa cyo ku bumwe n'ubwinshi bw'amazina rusange. Noneho tujye dukomerezaho turebe amagambo ahora mu bwinshi. Icyitonderwa kiravuga ngo hari amazina avuga ibintu utavugira umubare, nubwo mu ntego usanga amwe yaba ay'ubumwe andi akaba ay'ubwinshi. Kuvuga ngo ni amagambo avuga ibintu utavugira umubare, ariko nubwo mu ntego usanga yaba ay'ubumwe cyangwa ay'ubwinshi. Kuvuga ngo bisanzwe ni ijambo riba rivuga ibintu utavugira umubare. Tuvuge urugero, isuku. Wavuga umubare w'isuku yakozwe? Kuvuga ngo umuntu yakoze isuku imwe, isuku ebyiri, oya, ntibibaho. Wavuga umubare w'ituze? Oya, ibyo ntibibaho. Urumva ayo ni amagambo uba usanga avuga ibintu utabonera umubare, mu yandi magambo utabara, ariko mu ntego yayo ugasanga yaba ay'ubumwe cyangwa se yaba ay'ubwinshi. Uyu munsi rero reka turebere hamwe amwe muri ayo magambo ahora mu bwinshi. Ijambo rya mbere ni ubuntu. Ubuntu ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Buri gihe ubwinshi, nyihanganira gatoya, buri gihe ijambo ubuntu rihora mu bwinshi. Kuvuga umuntu agira ubuntu ku bandi. Ngerageje gutanga igisobanuro cyoroheje, ubuntu ni ukugira umutima wo gufasha, kuba wumva wafasha abandi, icyo ufite wageraho abandi ufite ubuntu. Ijambo rya kabiri, amahoro. Amahoro naryo ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Naryo utavugira umubare ngo umuntu afite amahoro abiri, amahoro atatu, amahoro 10, oya, ariko mu nteruro ushobora kumva ko byegereje ubumwe cyangwa se biri mu bwinshi. Amahoro mbere ni utuje, nta mahane ahari cyangwa se ahantu nta makimbirane ahari, ahari ufite amahoro. Ijambo rya gatatu ni ubwenge. Ubwenge naryo ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Ubwenge
ni ubushobozi bwo gukora ikintu runaka, bwo kubasha gukora ikintu, ubushobozi umuntu aba yifitemo nibwo bwenge. Ubwenge nabwo ni ijambo rihora bwinshi. Ijambo rya kane ni ubwiza. Ubwiza mu buryo bwahuranyije, navuga ubwiza bwo ku mubiri, kuba umuntu asa neza nyine, iyo ubona wakwifuza kuba uri kumwe nawe, umuntu afite icyo bita ubwiza. Ubwiza naryo ni ijambo nyarwanda ariko rihora mu bwinshi. N'ijambo ntashakira umubare, avuga ngo ati ubwiza bune, ubwiza bubiri, oya ubwiza. Iri jambo naryo rigaragaza umubare. Ijambo rya gatandatu ni amajyambere. Amajyambere naryo ni ijambo ry'inyarwanda rihora mu bwinshi. Amajyambere ni ibikorwa by'iterambere, kuvuga ngo twageze ku majyambere, twarageze ku iterambere. Naryo ni irindi jambo ry'ikinyarwanda ariko rihora mu bwinshi, ntabarira umubare. Nta majyambere abiri abaho, atabaho. Kugira amajyambere muri rusange ukumva ko ni ikintu kinini kiri kenshi, kumva ko gitubutse, kiratubutse. Amajyambere ni menshi, ahubwo nyine ahora mu bwinshi. Irindi jambo ni ubumuga. Ubumuga naryo ni ijambo rihora mu bwinshi. Ngerageje gutanga igisobanuro cy'ubumuga. Ubumuga ni ubumuga bw'ingingo cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe nabwo bubaho. Ubumuga bw'ingingo ni ugutakaza burundu cyangwa se bwa burundu igice cy'umubiri bituma utabasha gukora ikintu neza uko cyagombye gukorwa n'umuntu utaragize icyo kibazo. Naho ubumuga bwo mu mutwe ni igihe utabasha gutekereza, gusesengura nk'iby'abantu bazima, nk'ibyo umuntu yagombye kuba akora. Umuntu usanzwe muzima, bamukoresheje iryo jambo, hari ibyo abasha gukora, abasha gutekereza, abasha gusesengura, abasha kugena ikiri icyiza n'ikiri ikibi. Ariko iyo ufite ubumuga bwo mu mutwe ntabwo ubibasha. Ubumuga nabwo ni ijambo rihora mu bwenge. Irindi jambo amazi. Amazi naryo ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Amazi yo murayazi, ni biriya bitembabuzi bitemba, amazi nk'ay'umugezi, amazi y'imvura, amazi araza cyane. Amata naryo ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Amata ni ay'inka, amata y'inka. Irindi jambo ni ubuki. Ubuki twavuga ku bavumvu, ubusarura mu nzu. Ubuki nabwo buhora mu bwinshi. Hakaza isoni. Isoni nazo ni ijambo ry'ikinyarwanda rihora mu bwinshi. Kuvuga ngo umuntu afite isoni nkeya ariko rihora mu bwinshi. Nta soni rimwe ibaho. Nta nubwo wakumva umubare w'isoni umuntu afite, oya nayo ntiwazishakira umubare. Irindi jambo ni impuhwe. Kugira impuhwe ni ukumva cyangwa se ni ukubasha kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, ukumva ko ibyamubayeho nawe byakubaho. Uzi neza bita impuhwe. Hakaza inzozi. Inzozi ni ibyo umuntu akora bishobora cyane. Nanone impuhwe, iyo umaze kwishyira mu mwanya we wumva wajyana ikimufasha. Izo nizo mpuhwe zuzuye, kwishyira mu mwanya w'umuntu akagenda ikimufasha. Twatanga nk'ingero ku magambo nk'abiri cyangwa atatu nk'inzozi, aho
ijoro ryashize nagize inzozi mbi. Kamana afite impuhwe. Amazi ni ubuzima. Aho twabanye mwakoze, ndabashimira ko mwampaye umwanya, nanabashishikariza kuzongera kubana nanjye ubutaha. Wowe dusuzumije iyi video kwibutsa gukora subscribe, kanda like, tugatanga n'igitekerezo.